Urubyiruko nimugasuzugura akazi n'umuyede avamo umufundi. Kariya akazi ko kogosha kankuye ahantu hatari heza. Nta handi hantu nabonaga nari mfite amahirwe yo kuzatuburira ngo mbe nagaragara. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuhungu wanyu Nsabimana Didier, abenshi muzi ku izina rya wa Muniga, nyuma yo kogosha ibyamamare bitandukanye birimo Harmonize, birimo Juma Jux, birimo Bruce Melody, birimo kandi Davido ari nawe aheruka kogosha nyuma. So mbere yuko mbagezaho uko byagenze rero kugira ngo wa Muniga yisange ari kogosha Davido, reka mbanze mabwire ko ubuzima bwe bwari bushingiye ku buzima bushaririye mbere uko atangira kogosha. Yatangiye ari umuraperi ndetse hari indirimbo zitandukanye yasohoye. Gusa mu rugendo rwe rw'ubuhanzi yagiye ahuriramo n'imbogamizi zitandukanye, rimwe na rimwe indirimbo ze ntizikinwe cyangwa se ntizigera ahantu yifuzaga ko zigera. Nyuma yo kubona ko rero urugendo rw'umuziki rugoye nibwo yatangiye kwinjira inzira yo kogosha, atangira umwuga wo kogosha atyo, ndetse amaze kubimenya atangira kujya agenda azana mu dushya tugiye dutandukanye, atangira kwamamaza ndetse no gukunda umwuga wo kogosha, akajya yifotora akereka abandi bantu bagiye batandukanye bakabikunda, bityo atangira no kugenda abimenyesha abahanzi bamenyanye ubwo yarakiri mu mwuga w'ubuhanzi. Nuko wa Muniga wakoraga imiziki ya rap n'ikinwe yisanze akora ku mitwe y'abahanzi b'ibyamamare muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ku bantu bibazaga rero uko byagenze kugira ngo wa Muniga yogoshe Davido, ngo nuko nguko byagenze. Wana nimero yo hanze iramamagaye, nari ndi kumwe na Joshua Jidena muri Kigali Protocol. Okay, nditaba uri ku kazana uruguru. Joshua ndamubwira ati bashaka ko nogosha Davido, ati ntago bishoboka. Atambwira ati ntago bibaho, uwo ni umusikamo. Ariko mitamwereka, ndamubwira bamaye na location, ahitambwira ati nta hantu ndahazi. Twinjiye urumva nyine team ya Davido, unyura kuri gate ya mbere muri hoteli, room ya mbere, muri bangahe turi babiri, uyu umwogoshi n'uwuhe n'uyu wundi n'ibiki bimuzanye, ni manager ushinzwe kumureberera. Umukagera ku ya kabiri bakavuga ati noneho manager n'abare sigara ha, umwogoshi niwe ukomeza. Nuko byagenze, ndakomeza ngera kuri room ye, ndinjira nsanga harimo wa manager umeze nk'umumetisi. Yego, ndabasuhuza. Davido yiryamiye, nsohora ibikoresho byanjye, ava muri room yaraza amereza push. Bisanzwe nta bintu yiyoroheje cyangwa umuntu baziranye tu. Ndamwicaza, uwo mutipe wamamagaye rero arambwira ndabizi uri profession, nyine ntabwo stokinze, ndizera ko umukorera neza. Yego, ndamwogosha, ndamurangiza, ndamwoza. Davido bari kuririmba, ahora yiririmbira areba ibintu. Ndangije kumwogosha, ndamwoza, ajya kwambara,